Welcome to YouTube Partner Program. Iyi ni imvugo ikoreshwa na YouTube igihe bagiye kuguhemba. Nge nkaba narabaye monetize tariki 8 September muri 2023. Ukabona umunsi wa mbere wa kane wa mbere wa kabiri nakoze irihe kosa. Iyo minsi yose igashira warapplyinze monetize gusa ukeneye igisubizo cyuko nyine byakunze gusa ugategereza ugaheba. Ibaza ibyo bintu bikubayeho. Ukabona nyine progress nagirangira kugira ngo utangire gukorera ku mafaranga yawe waruhiye. Ni irihe kosa ushobora gukora bigahita bigukwamana. Rero ngiye gukorera ukuntu ushobora gukora n'ukuntu ushobora kubikosora maze amafaranga yawe akazaza yuzuye ufite aya masaha n'aba subscribers 4,000 subscribers 1,000 n'amasaha 2,000. Urabona aha ngaha handitse apply now, urahakanda iyo wabyujuje ahita haza ira jambo apply now. Hano bahita bakubwira step 2 apply. Hano barabanza bakakubwira ngo review base term, niyo abariyo apply ya mbere kandi yoro. Okay, review base term. Hano urabanza ugasoma warangiza ugakora I accept the YouTube program terms. Hano bahita bakuzanira iya kabiri sign up to Google AdSense. Google AdSense rero ikintu cya mbere ukora urareba cyangwa ugahitamo no I need to create. Ugahitamo nyine ko ushaka gucreatinga minuza AdSense. Ukimara kuhakanda bahita bakuzana bakakubwira ngo choose an account, ugahitamo account ukoresha. Ase biba biri ngombwa ko ugiye creatinga AdSense nshyashya usabwa email nshyashya? Oya, ibyo ntago ariko bimeze, ukoresha email iyo ariyo yose. Gusa nyine iyo ushaka kubikora neza ukoresha new ID, urumva, ugakoresha email nshyashya new email ID akaba ariyo ukoresha kugira ngo utazahakingwa n'abahaka rimwe na rimwe ugasanga batwaye channel yawe. Rero biba byoroshye gutransferinga channel uyikura kuri email imwe uyijyana ku yindi. Rero ngiye hano duhita twinjira muri step yo kuvuga ngo kuyihuza na Google AdSense. Uhita ufungura Google AdSense yawe ugakora sign up. Wamara gukora sign up hano barakubwira ngo your site. Warangiza hano bakakubwira ngo get more out of AdSense, ugahitamo yes, send me customized help. Warangiza ukaza hano kuri country ugahitamo igihugu ukoresha. Warangiza ugahita ukora ngo yes I agree. Warangiza ugakora submit ukarindira. Hano bahita bakubwira ngo custom information. Hano ikintu cya mbere ukora wuzuzamo nyine ibintu bikuranga, sibyo, wuzuzamo ibintu bikuranga byuzuye neza 100% kugira ngo amafaranga yawe atazigera ayo. Iyo usoje kubikora rero ikindi kintu hano bahita bakuzanira kuvuga ngo Google Reach n'ibindi byinshi. Aho ngaho iyo wa creatinze Google AdSense mwabura buryo mushaka video y'ukuntu wa creatinga Google AdSense ijambo kurindi nabigukorera. Hano mbikweretse nihuta kuko nayo nyene nikweretse nihuta kugira ngo umwereke ko n'iminsi yamara kugira ngo ubonye amafaranga yawe. Ninkoze no video nirukanka cyane mwereka nyine ibiba bisabwa gusa ntabwo twari twaje mu creating ama AdSense. Guys, ubwo directly ubusigaranye step ya gatatu ariyo get reviewed. Iyo rero yo kuyifungura hano barakubwira ngo YouTube will ntabwo mbisomye neza gusa iriya yo hari iminsi runaka bisabwa kugira ngo bifunguke, nk'amasaha 2 cyangwa kuri imwe. Iyo birangiye birafunguka. Warangiza nyine ubwo ugatangira kubona se nabyita nka buri mushahara wa buri video. Kandi uku kuntu mbikweretse ubikoze neza nta kosa riba ribirimo, kandi iyo habayemo ikosa amenya ngo uratangira bundi bushya. Ntabwo uvuga ngo uri bukomereza aho wari ugeze. Iyo habayemo ikosa utangira bundi bushya ugasanga nyine bagukubisa igihe cyo gutegereza iminsi myinshi cyane. Bivuze ngo rero ahangaha handitse get reviewed, YouTube bigiye kubanza ikitegereza channel yawe ikareba niba nta makosa arimo. Barangiza bakareba ko uploadinga video zawe n'ibindi se nuza ziba ziri aho ngaho. Barangiza bakareba se abantu bagukurikira bangana iki, bigenda bite, nyine bakareba ngo ni gute uricinga abantu. Muri make bakareba ngo ni gute nyine amavideo yawe, amataito yawe n'amatamno. Ubwo rero guys, mumbabarire kubavanga gatoya. Ibundi ikintu kiba gisigaye ahangaha nta kindi nugucekinga neza ko nyine na community guidelines wigeze urengaho, nta strike ufite, nta reject. Muri make ibintu byose byawe bimeze neza, vidari izawe nta kindi kintu, ibintu byose biba biri ku buryo amafaranga yatangira kujya kuri banki. Ikindi kintu cyitonderwa ngiye ukorera ukuntu yareba n'ukuntu ushobora gushyira banki
muri nuza yawe kuri channel yawe, bityo amafaranga yawe ukajya uyabona. Bye, tubonane mu yindi video ikurikiriye. Ciao.